twafataga amabwiriza ukayafata ukayajyana ku baturage bigomba gukorwa, utabikoze ni igihano. Ibyo birumvikana, byavuga ngo ni ukuyobora, ariko iyo byangaga warategekaga. N'injyanama baragisoma bakivugaho, baza kumpa igisubizo ko rwiyemezamirimo ngo ari we wabikerereje. Ariko nk'uyu mwaka ukurikiyeho urabona ko kubaza kwanjye byagize akamaro, umuriro waje. Amahano ya jenoside yabaye mu Rwanda yonyine agaragaza imyumvire y'Abanyarwanda n'ubuyobozi bari bafite icyo gihe na ku butegetsi uko bwari buteye. Kuko hari citizens, ariko ntitwirengagize yuko n'abayobozi nabo ubwabo ari part of that wounded society. Ni ukuri, twe turavuga ukuri kuko ni ibi bidukorerwa kugira ngo bizakosorwe. Tugomba kwenda kuvuga ibintu bidakorwa cyangwa tubigira ibikorwa. Ubushakashatsi ntibugire icyo bukora ugasanga ntacyo twagezeho. Uwashatse kwica u Rwanda ahereye ku bunyarwanda bifata igihe kirekire cyane kandi bica mu miyoboro y'ubutegetsi bw'igihugu. Ubwo butegetsi ibitabo bitahwemye kuvuga ko butangwa n'abaturage bukanabakorera bwaranabakoresheje. Iyo sura n'iyo ngeso byabaye ingiro kugeza muri jenoside yakorewe Abatutsi. Ihurizo ryabikurikiye ni ukumenya uko abasangiye iki gihugu bafatanya kukiyobora, buri muntu abifitemo uruhare. Buriya no kugira ngo u Rwanda ruhure n'ingorane nk'izo rwahuye narwo, kugira ngo jenoside ishoboke, abaturage bangana kuriya bayigiremo uruhare, miliyoni y'Abatutsi yicwe, abantu batagira ingano bayijyemo, nuko batigeze bagira uruhare mu miyoborere yabo. Urwo ruhare rw'abaturage rero mu miyoborere, mu gufata ibyemezo, nibwo igihugu cyashyize imbere, kuko ntabwo abantu bakwigisha kwica abantu bangana kuriya ngo bishoboke utabigizemo uruhare. Njyewe nshobora guhamagara abagore ntimuze dukore akagoroba k'ababyeyi cyangwa abandi bantu bari hafi aho ngaho, ariko njyewe ntabwo banyumva cyane nk'uko bakumva umuyobozi w'akagari cyangwa nk'uko bakumva umuyobozi w'umudugudu. Igihe autorité politique ashobora kugaragara nk'aho atinyitse mu giturage cyangwa se no mu baturage runaka, ariko iyo bivuzwe na pasitori bikavugwa na padiri barushaho kubigirira icyizere. Kugenda rero les autorités politiques na les autorités na société civile bavuga Rome murangaje ni ikintu cyiza cyane cyubaka. Ikintu bari bakwiye cyari gikwiye kongerwaho ingufu ni uko hari igihe haba nk'inama hejuru, abazigiyemo bakaza bakituramira, bamara kwituramira ntibabigeze mu midugudu, noneho nk'umuturage wo mu mudugudu akazabyumva nk'ahandi abayobozi batarigeze babimubwira. Ariko ngiye mvugishije ukuri, inama ngiye nzijyamo, urabona imyaka afite nzijyamo, ntabwo nari nabona abajyanama bitwa ngo nabaduhagarariye mu murenge, mu kagari, mu midugudu. Atubwira ati ariko ko ejo hari inama njyanama y'akagari, hakaba hari inama njyanama y'umurenge, mwadutuma iki ngo tuzabavuganire? Ahubwo n'ubu n'ibyo bigamwo njye nawe njye sinzi aho baba babivanye. Uru ruhare rugenda ruboneka bitewe n'amategeko, ivugurura, ingamba ndetse n'imigambi leta y'u Rwanda igenda ifata ngo umwenegihugu abashe kugena icyerekezo ajyamo. Birumvikana ko iyo ari inzira umuturage agendanamo n'umuyobozi, yaba uwo yatoye cyangwa uwabihawemo akazi. Ikindi ni uko ntawakwirengagiza ko bombi baturuka mu muryango nyarwanda ufite amateka aremereye. Bireba koko participation mu gutegura imihigo ntabwo irimo, kubera yuko akenshi bagaragaza nk'aho byihutirwa. Baba tekinisiye akari bo bicara bagategura imihigo, hatwe nk'abajyanama tukagenda gusa twemeza. Murumva rero niba umujyanama atari aho bategura, undi muturage we azahaba ryari? Bahita bazana abatekinisiye, ushinzwe education, ushinzwe ibiki, abo bose bagatangira bagategura imihigo, noneho
akaba ariyo bazazanira njyanama ngo mwemeze birihutirwa kuko bigomba kugenda. Duhiga duhereye mu miryango yacu. Niba bazanye iriya fishi ugahiga ko isuku izaba 100%, already kazamuka ukabona bibaye ishusho nziza mu gihugu, no kuvuga ngo bifasha umuturage kandi bikaba byagirira na komite akamaro. Ubu mu karere bahize umuhigo urubyiruko ko bagomba urubyiruko kugira amatsinda 600, amatsinda nyine yo kwiteza imbere 603 ni hafi aho ngaho. Njyewe nakubwiye ko mpagarira urubyiruko ku kagari, umuhigo nawo nzi kandi n'ibiri mu nshingano zanjye kugira ngo umuhigo uzagerweho. Nzawugeraho gutese ntawuzi ntarawuhize. Rero nkavuga nti imihigo itagomba amafaranga izamuka kwa kundi nkuko twaze tubivuga, iyo izamuka mu baturage buri mwaka bakemeza ibyo bazakora. Ariko imihigo isaba amafaranga byose, ubu ubuyobozi bw'akarere bufite igitabo cy'imyaka 5 bagomba gukora gahunda za buri mwaka barakora izihe gahunda n'izo ngizo. Ubundi hakenewe citizen guide kuri district level kugira ngo tumenye ngo ni ibihe bikorwa biteganyijwe gukorwa muri ntuza mu rwego rw'akarere. Nkaho ukavuga iyi ni periode y'ingengo y'imari, sibyo? Noneho nshobora gutanga igitekerezo, ndifuza yuko ibingibi bikorwa, ndifuza ko ibingibi bikorwa. Mbese iyo overture ntabwo iraba. Babajije umumeya bavuga ngo bagiye gushyiraho cyitwa gute, kivuga cy'urwego ruhambaye cyane cy'umupira muri Ngororero. Ukibaza uti eske umuturage wo muri Ngororero iki nicyo kintu kiri priorite kuri we kweli, kandi kizatwara miliyoni zingana gutya nk'icyo. Iyo umuyobozi aza kubatekerereza neza, ajya kubona ko badafite umuhanda, bagituye mu manegeka, bagifite ABCD. Nk'ubu ngubu hari ibitaro bya Shyira bigiye kubakwa, hari ibitaro bya Gatonde, ubwo ni urugero ntanze. Ntabwo akarere kabona amafaranga yo kubaka ibyo bitaro, ariko byubatse mu karere kayo. So karatanga ibibanza, niko kari coordinating abakozi, niko kari bukore expropriation, karabishyira mu mihigo. You understand? Ubu rero iyo mihigo twayise joint mihigo. District yihuriyeho na central government. Kuba umuturage w'umunyarwanda yaramaze igihe kirekire abwirwa uko akwiye kwifata mu miyoborere y'igihugu cye, akenshi abibwirwa n'abategetsi yubaha nk'uko bisanzwe mu muco, kenshi akanabatinya, byagiye bigira ingaruka mu mibanire y'umuturage n'abari mu buyobozi. Ubwizerane n'ubwubahane hagati y'ibyo byiciro byombi byarahababariye. Wasanga nimba umuntu mwebwe abashyizeho ibyiciro mu mujyi wa Kigali abantu bakomeye gutya, ariko umuntu wo muri Shyara n'uwaruhuwa cyangwa mu mujyi wa Kigali ntabwo banganya ubushobozi. Noneho bagera hano bagashaka abantu mu cyiciro cya mbere wenda bakaboneka, ariko nabi cya kabiri kikaboneka. Wajya ku cyiciro cya kabiri wenda babone icya gatatu bagomba kwishyura za mituweli, ugasanga n'amadafite ubushobozi bwo kwishyura za mituweli. Inteko y'abaturage ikaza ikemeza ikavuga iti muri uyu mudugudu wacu umuntu utishoboye ni kanaka, murabyemeranyaho bagatora. Kuko bagiye kubaza umukuru w'umudugudu agiye guhitamo inshuti ye. Iyo rero ni akantu gato kagaragaza ko abaturage bagira uruhare muri porogaramu zibakorerwa. Hari ukuntu byagiye bikorerwa mu mudugudu, ugatanga amakuru mu rugo rwawe, inama ikaba, abantu ibyiciro bakakiguha. Ugasanga wenda bitewe n'imihigo umurenge wihaye, wenda mu murenge baravuga ko nta muntu uba mutarya, nta muntu urimo, abantu bose bameze neza, bateye imbere. Kandi mu makuru yatanzwe mu baturage wenda harimo nk'abantu nka 20 bo mu cyiciro cya mbere ubuzima butameze neza. Ubwo wenda bya byiciro byagera mu murenge kubera ko biyemeje imihigo, bo bazi ko umurenge wateye imbere, none ukavuga wenda nigute hazamo abantu mu cyiciro cya mbere, umurenge ugahita utekinika. Nge numva hagombye kubaho gahunda zitabangamira intere z'umuturage. Ni ikibazo gikunze kubaho cyane cyane nka hano mu mujyi. Niba gahunda ije itunguranye, umuturage nawe yarangije gupanga gahunda ye, uwo munsi nubwo yagombaga kujya gushaka ibiri butunga urugo rwe, ese wenda niba iyo nama ije itunguranye najya mu nama, abana bararya ku murenge cyangwa ku mudugudu. Icyo ni ikibazo. Ugasanga ngo hari inama ngo umuyobozi ngo executive ngo afitanye
ngo afitanye ngo inama n'abaturage, ariko ugasanga bafunze guhera ku muryango wa mbere, resitora irafunze, buri kimwe cyose kirafunze, ubuzima bwahagaze muri make muri uwo mujyi. Ariko se nta buryo byagateguwe iyo nama ikaba n'ubuzima bugakomeza? n'imvugo abayobozi b'ibanze bagira, abaturage dukora inama babwire amabwiriza ejo twahawe duhuye na meya. Urumva iyo point of reference yonyine ni ikibazo. Icya mbere, iyo mvugo imuha ingufu. Muri image mba ndi mu mutwe wa nyuma numva ejo bari bicaranye na meya, kandi image mfite kuri meya no authority. Ntabwo bikunze ko avuga ati reka tugane kuri ibitekerezo byavuye mu baturage ejo maze iminsi nkora urugendo mu baturage byagenze gutyo. Ibyo ni ikibazo. Ngewe an adverse effect mbonamo ya mbere nakomeye nuko iriya pressure ituma n'ibyo yagakoze abikora nabi. That's bya bindi byo gutekinika tuvuga. Aratekinika kuba mu high deadline atari bubone igihe material time yo kwirangiza. Niyo mubazi ubuso bw'imirimo ihinzi kawa cyangwa se ibiti by'ikawa, ari wabivugiye hariya muri parlement mwaramwumvise. Wavuze ngo afite ibiti by'ikawa biruti biri mu Rwanda hose. That's the first problem irimo, nuko iyi mirimo akora abwiwe n'inzego zimukuriye ntabwo ari predictable, ntabwo ari planned, byose anaduhoku n'ibintu biza bimugwaho byihuta. Noneho nawe rero akirwanaho. Uko abayobozi n'abayoborwa bahana amakuru n'ibisobanuro ku biteganyijwe, imishinga ikorwa cyangwa ibikorwa bisuzumwa, niko na buri cyiciro cyumva icyo buri wese asabwa, bakanamenya uko bafatanya muri iyo nzira y'imiyoborere buri wese afitemo uruhare. Byumvikana ko iyo bigenze bityo, ibikorwa ndetse na gahunda zakiriwe neza bishyigikirwa bikaramba. Politiki yo gutema urutoki ibintu byabaye nk'ibintu ubuyobozi bwo hejuru bwashyizemo ingufu, hanyuma abaturage batabishyizemo ibitekerezo. Meya ubwe yaraje aravuga ati nta ntoki muri Rutare, kuko n'icyo gihe bafashe n'imibyare myiza yeraga barayitema, noneho bituma abaturage batabyakira neza. Icyo gihe higeze no gutera n'inzara, ibitoki bimaze kubura, iyo nzara bayita Rwanyangezi, kuko batema urutoki niwe wari meya icyo gihe. Gahunda ya gira inkiza ni gahunda nziza, ntawe utayishima, ariko umuturage akavuga ati nge ndi umukene, bakamwandika bagahera no kuri wa wundi utagira inzu, bagahera no kuri wa wundi utagira aho azakura n'ubwatsi bwo kuyigaburira, bagahera kuri wa wundi ashobora no kubona ubushobozi bwo kuba yayigurira n'ikinini. Ati rwose ndashima bampaye inka, ubu ngiye kubona ibi n'ibi, kandi irarara hanze inyagirwa irwara ipfe. Ukibaza tuti ba baturage b'abakene babaye identifiye n'umudugudu wabashyize ku murongo, ese bo ntabwo bahamagarwa ngo bicarane nabo mbere y'uko babahereza iyo nka cyangwa y'ubwo bufasha, bakamubwira bati ku bushobozi bwawe urumva wagafashijwe cyagufasha kuzamuka, umuhereza ya nka ikongera ikaba umutwaro kuri we. Hari ibyigeze kumbaho, wari executive w'akagari yaraje agingira mu isambu atemamo umuhanda umanuka, akata ibibanza ndahari kandi mpari, nje nsanga bakase ibibanza umuntu mu isambu yanjye. Ubu ngubu inzu igiye gusenyuka kubera kubikora nabi. Ntibigeze bangisha inama ngo barebe uko bimeze, ndihusenya rwose n'amazi agiye kunsenya kubera intuzi ibikorwa byakozwe nabi. Ariko kubera n'iki ni nko gufata ibintu akabifata buhumye, n'amakuru ntanagende neza. Nta muyobozi wavuga ngo bateme urutoki rw'abaturage, ariko n'abavuga bati duterewe n'insina nziza zibazanira umusaruro zituma mwunguka kurushaho. Ushobora kubwira abaturage neza ukababwira muti zino nsina ni za zindi za kera abasekuruza bacu bagiye babaragira. n'iki niyo ari politiki ya leta, umuturage arasanzwe aragera ku gasozi, kumubwira ngo najye korora inka cyangwa ihene mu biraro, urumva ni ikintu gishya. Icyo gihe ni hahandi twebwe tuvuga ngo reka dutumire uyu muyobozi tumusobanuze, ese koko gukora mu biraro bifite iyihe nyungu, ko n'impinduka ibaye. Cyagiye umuturage noneho agahamagara kuri radiyo, abandi bakohereza ubutumwa bugufi muri studio,
urumva kubaye icyambu no kubaza ugiye ni ukuvuga ngo wa muturage ntiye kuzamuka ngo ajye kureba meya ngo amubaze ngo nyakubahwa meya ngo iki kibazo sincyumva. Ndibuka hamwe hari abantu bagiye basanga hari umuhanda wakozwe za Fidarod wakoreshejwe miliyoni 800 mu mwaka ushize, hashize amezi 6, ariko umuhanda baragiye bamena igitaka ntibakora kanalizasiyo. Ubu ngubu nyuma y'amezi 6 uwo muhanda ukozwe ntushobora kuwucamo n'imodoka. None se wowe umuyobozi uri ahangaha witerwa iki? Bati biraturuka bati bakakubwira urwego rw'igihugu rwo hejuru ngo rwavuze ngo nibikora, ngo niba baduhaye amafaranga batubwira ko tubikora gutyo. Aho rero niho tugomba gukosora. Ugiye mu bice byinshi wasanga ari uko nguko biteye, wasanga ari uko biteye. Ahagarariye urwego, ahagarariye executive, ariko ntabwo aragira capacity yo kumva yuko ikitabafitiye akamaro kitemerwa nubwo kiba cyaturutse ku rwego urwo ari rwo rwose. Inzego z'ibanze ziteganywa mu mategeko harimo n'itegeko shingiro ni bumwe mu buryo abaturage bakoresha ngo bagire uruhare mu miyoborere. Nubwo imikorere n'imikoranire yazo ivugwaho bitandukanye, zigaragaramo intambwe igenda iterwa mu kwegereza ubuyobozi abaturage nk'uko ari gahunda yabaye mu byiciro bitandukanye. Kudakora kwa ziriya nzego nuko ibyo gukora bidahari. Nimba ushinzwe umutekano adakoze inshingano ye, nuko ibyo ashinzwe gukora mu by'ukuri bidahari. Ushinzwe ubuzima nuko ibyo yagakurikiranye bidahari, cyangwa se ni kwa kunegirija kuko ntacyo asaruramo. Tuvuge ari umuntu witwa Mudugudu. Uriya Mudugudu ni umuntu uri aho ngaho arakora agira akazi kenshi ariko ntabwo ahembwa, kandi ashakishwa ikindi kintu gishobora kumutunga. Bivuze ngo niba ari gukoresha inama cyangwa se akaba afite ibyo yatumwe, ntabwo abivuga mu buryo bwisanzuye cyane kuko aba agamije kugira ngo ajye kwikorera ibindi bye ku giti cye biri bumubyarire inyungu. Gutanga urugero, niyo yongeye gupanga abarimu abo nzi ko bafite imbaraga mbashyira mu mwaka wa mbere, kuko iyo abana bazamutse badafite imbaraga mu wa mbere no mu wa kabiri ntacyo batora, no mu wa gatatu gutyo. Hariya hasi rero niho twari dukwiye gushyira imbaraga, kandi kuhashyira imbaraga ni uko haboneka ako gahimbazamusyi. Ntabwo nabyita igihembo kuko ntabwo cyaboneka, imidugudu ni myinshi mu Rwanda. Muri decentralisation bashyiraho urwego rw'abajyanama, ni ba bandi bashinzwe kujya inama. Ese barajya inama ate kugira ngo akarere gatere imbere? Bose ntabwo bakorera amafaranga. Usibye ko nuko byatangiye, ubu ngira ngo abajyanama benshi barishimye b'akarere. Pa raporo ya mbere hari twa facilitation babaha ko kugira ngo barangize, niba bateranye, niba ari telefoni, niba ari iki, kugira ngo nibura akazi kabo kabe kazi karusheho koroha. Inaha rero umuntu wishoboye ntabwo yemera kuyobora umudugudu, avuga ngo nta mwanya nayibonera. Wa wundi rero ubashije kubyemera yabyemeye kuko wenda hari inyungu yabonamo, ariko aho bakuriyeho amakashi bose barikubye amakashi kabisa. Baravuze ngo babaciye amazi, ngo babasuzuguye, ngo babagize abapagasi. Kubera iki? Ko hari icyo babonaga kuri ya kashi, nacyo cyatumaga bagira kuraje. Ntabwo ari byo, kuko turimo tuvuga turabona babirwana. Uyu munsi dufite abantu bafite PhD bayoboye imidugudu, turabafite. Kandi buri muntu nawe uyoboye umudugudu. Ubu ngubu aho wicaye mu mudugudu kuwupuraningira biroroha. Mu bajya mu nzego z'ubuyobozi, abenshi baba batowe, kandi n'abatanyura mu itora ryaba iriziguye cyangwa iritaziguye baba bashyizweho n'abatowe. Bityo rero buri wese aba ahawe ubutegetsi n'abaturage, ari n'abakwiye kubakorera koko. Byanyura mu bikorwa by'amashyaka n'imitwe ya politiki cyangwa mu bundi buryo, uruhare rw'umuturage no kumva ko yumvwa nyabyo biba bigomba kuguma ari byo buye nsanganyarukuta rw'imiyoborere. Ariko no kugira ngo umuturage cyangwa umunyeshuri, yemba numva abaturage bandi hafi cyane ari abanyeshuri, nanjye numva umuyobozi uba ari hafi cyane ari njye mwarimu, nk'abijyanye muri abstract. Hari ibintu tuba dukeneye. One, kugira ngo aparticipe neza, haba harimo trust aba afitiye, harimo respect iri tuwe, ukuntu mubana, ukuntu anyubaha,
hakabaho na value yumvamo igitekerezo cye nk'umwarimu. ubuse koko nk'umudepite wamubona ryari ubu ugiye kuva namutora amenya nta n'umwe ndabona ubuse nka meya se wapfa kumubona ryari umuyobozi ni gake ntabwo abayobozi bajya kuri tere cyane ngo baganire n'abaturage. ngo nk'ibintu bya mituweli mwagiye mwumva batekinika mu minsi yashyizeho ibintu bya VIP, ibintu bya girinka nibyo bakunze baza kureba muri iyi minsi, ariko rero ubundi baraza nk'abacu baraza urumva ni bakeya. ariko urugero niba wagiye mu murenge wa Muringa wenda ashobora kuba wa Bigogo wenda yaragezemo nka gatatu, umva ko umuturage wa Muringa ntazakubwira ngo umudepite yamubonyeho. Baraza rwose, baraza mu miganda turafatanya, nta muganda w'ukwezi uba n'umwe hatarimo intumwa ya rubanda yaje inaha. Sinzi n'ababakorera mu mugwa wa Kigali gusa, ntawe uyanga amashyaka ni meza, ariko kandi mu murenge wa Bigogwe nangwa no mu tugari ntabwo tubona abantu b'amashyaka baza kutubwira ibyiza by'ayo mashyaka yabo, baza gushaka n'abayoboke. Ntabwo hano bahagera, sinzi n'ababahakikira, baza gusa ku munsi wo kwiyamamaza. Iyo bigeze mu gihe cy'amatora mesherizami abantu barahangayika, nturi kwiyamamaza ariko urahangayika ukavuga utese noneho ko igihe cy'amatora kigera tugahangayika cyane, ntibantora ntibagutora uri rubanda, ariko akaba ari wowe uhangayitse. Nk'amashyaka dufite ubu usanga ahubwo ari urubuga rwo kugira ngo abantu babone imyanya y'ubuyobozi, kuko ntabwo ari amashyaka mu by'ukuri ashingiye ku bitekerezo by'abaturage. Ushobora gusanga umuntu ari umukuru w'ishyaka yibereye iriya, ugasanga ari minisitiri, abarwanashyaka be bari ahangaha muri Kageyo, akamara imyaka yose azamara kuba minisitiri atabazi, atazi n'ibitekerezo byabo. Niba ari kuko ari umukuru w'ishyaka ufite abarwanashyaka, ugomba kubageraho. Niba utabageraho uri aho ngaho mu kirere gusa kubera ko uri hejuru bakwihereye umwanya. Ayo mashyaka arahari, ariko kuba ahari ntabwo bivuze yuko yose ariko akora. Njye ntabwo ariko mbibona. Nabibona ntese ayo mashyaka nyumva ntarayabona, ntarabona ngo iki gikorwa cyakozwe n'ishyaka runaka, ntarabona ngo ahangaha gutya aba n'ab'ishyaka runaka. Nubwo ubona ngenda mu mujyi wa Kigali, keretse nk'iyo ngeze hariya kuri forum hariya bakorera ku mashyaka, kuri nzu y'amashyaka, nibwo mbona amabendera. Ariko buri yumbajije ngo ese ibiro by'iri shyaka ririhe, ntabwo usobanutse ko birihe kandi ntabyo mbona. Impamvu ntabibona nuko nta gikorwa gifatika gikora ku buryo ushobora kumbwira ngo ngiye kureba peri, ngiye kureba iki, ngiye kureba iki. Ahubwo ngiye niyo ngendamo n'ubu ngubu niyumvisha ko ishyaka ririmo ari FPR, kuko niyo mbona nibyo bikorwa. Ubwubahane bw'abayobora n'abayoborwa, agaciro umwe aha ibitekerezo n'ibyemezo by'undi, bigira ingaruka cyangwa aho bihurira no kwisanzura mu gukorana. Ibyo kandi binareba inzego n'izindi, inzego n'abayoborwa, ndetse bigasuzumwa hagati y'umuturage n'undi. Urwego ubwo bwubahane bugezeho rugira umwanya ukomeye mu kugena ingano y'uruhare umuntu ku giti cye cyangwa icyiciro cy'abantu bagira muri iyo miyoborere. Twigeze kuvuga ngo gitifu ashyirwaho na leta, nta muturage umutora, uwo w'akagari wenda n'uw'umurenge. Ubundi iyo bashize isoni bavuga yuko ngo uko baje ariko bazasubirayo, ariko njye nkavuga ngo ibyo nibyo mvuga ni ukuri. Ariko hajya ashize isoni rwose akabivuga ati mwebwe ntabwo muzi aho navuye. Ariko njye nkavuga ngo icyakorwa ni iki mu by'ukuri, byibura igihe bakoze nabi amakuru agasohoka avuzwe n'abaturage, abo bantu bakavanwaho rwose. No kubimura numva nta n'impamvu. Kuki se tubimura badukoreye nabi? Wenda avuga kuri abo b'abatekinisiye. Bigaruka no ku byo data yarabajije bya centralized system na decentralized system. Uko naje niko nzasubirayo. Ubundi umuntu utekereza si uko wakabaye, ariko arabivuga kuko afite iyo background ntibiramuvamo.
iyo ayifite rero none harimo na savinga bigira negative impact kuri ya polisi bishyirwe mu bikorwa uko byakabaye. Njye ndajya ntanga urugero wenda si kuko twe tunyura mu makoperative cyane ntabwo duca no mu nzego z'ubuyobozi bwite za leta tuzigeramo ariko duce no mu makoperative. Nimba koperative iyobowe nabi bagakora assemblée générale ukigisha abaturage uburenganzira bwabo mu miyoborere ya koperative bakabwumva, perezida bakamukuraho kubera ko babona bayobora nabi. Njye mbona société civile igira uruhare mu kumenya abaturage bamenya uburenganzira bwabo. Ni kimwe n'uko bakuraho umukuru w'umudugudu ariko bayobora nabi biciye mu byo waberetse uburenganzira bwabo. Kurya umuturage batashyizeho meya cyangwa gitifu w'umurenge, ni nako iyo uganiriye n'ukwisanzuyeho umuyobozi mu nzego z'ibanze akubwira ati burya no kwegura nta burenganzira mbifitiye keretse ngize amahirwe nkabisabwa. Ni ukuvuga rero winjiye muri public service ukagira amahirwe cyangwa ibyago byo kuba gitifu, ntabwo ushobora gupanga iyo kariyeri ngo ndabikora imyaka 5 ndashaka experience yo muri local government ubundi nzajya gukora ibindi. Oya, uburyo washyizweho ni nabwo uzavaho, birimo uncertainty. Ibyo rero ubwabyo ni inkeke. Iyo urebye usanga uruhare rwa njyanama ibyisabwa ni byinshi yagakwiriye gukora, ariko wagereranya n'uko iri buterane rimwe mu gihembwe na komisiyo iri bukore rimwe mu kwezi, nabwo ari abantu b'abakorerabushake nyine bafatanyije ka kazi n'umurimo w'ubujyanama, ugasanga nabyo ahubwo ubona njyanama rwose zimaze gufata umurongo ugereranyije n'iyo mirimo yose. Usanga rero ubushobozi nabwo akenshi buba buke, bukaba buke, n'inshingano ugasanga zimwe zihurira ku bantu benshi. Inshingano z'umuyobozi w'akarere ugasanga nazo arabazwa byinshi bitandukanye. Hari inama zitandukanye nyinshi aba arimo, yaboneka akaba rimwe akaba agiye muri ibi. Za minisiteri runaka nazo zirasaba ibintu byinshi mu karere, buriya uturere duhuza za minisiteri zose usanga zose zivoma mu karere. Kuvugurura imiyoborere bigenda mu byiciro bitandukanye, ari nako kugira ububasha busumbuye nabyo bifata igihe kuko bidahutiraho. Ububasha nk'ubwo cyane ubukenewe mu gufata ibyemezo bugira aho buhurira n'inyungu rusange z'igihugu, nubwo bitakumvikana bityo kuri bose. Ahubwo umuturage asanga ijwi rye cyangwa igitekerezo cye cyaheze mu gasanduku bikamuviramo guterera iyo kandi ari mu bimureba. Hari udusanduku tw'ibitekerezo tuba hariya ku murenge, ariko ntabwo ndumva aho bagahambuye. Niba bajya bahambura bakatubwira ibintu birimo, mbona kegamye ku rukuta ariko sindumva amakuru ko bagahambuye nibura ngo twumve icyavuyemo. Reka mfate nk'urugero, abaturage baravuze bati turifuza ko mwatwubakira wenda ikiraro kidufasha guhura n'akandi gace duturanye. Hanyuma bikaza kugaragara ko hari abaturage wenda nka 200 batanze icyo gitekerezo, hakaza kuboneka n'abandi nka 500 bavuze bati ahubwo dufite ikibazo cy'amazi. Hakwiye kubaho umwanya wo kuza gusobanurira abaturage babandi 200 bavuze ko bashaka ikiraro, impamvu cya kiraro kitabonetse. Hakaba rero mu iyo gahunda y'imiyoborere myiza buri muturage akwiye gusobanurirwa uruhare rwe. Bavuga ko ejo hari kuza ngo umuyobozi w'akarere ngo n'abadepite bo niko basobanuraga abaturage, ariko agiye kubashishikarira kubasobanurira ukuntu yababwira ngo ntihagire umuntu uri gutanga igitekerezo cyo kuvuga ngo ndashonje, ngo turashobora kuba bari muri VUP bafata amafaranga yaratinze amaze amezi ngo ntihagire uvuga ngo turashonje ko nta byo azanye. Urumva, ntihagire uvuga ngo ibi ni mubaze ibibazo asa nk'ubabwiye ibi ntari bari bukore. Kandi nemera ko umudugudu yari ahari, w'akagari yari ahari, nabo ngo nkera gutabara n'abandi bantu bajyana bagira ibyo bibazo
byaramenyekana byanga bikunda biramenyekana. iyo tugiye muri icyo twita governance clinics gukemura bya bibazo by'abaturage niho umuturage agaragariza wa muyobozi kandi iyo bigaragaye ko ari fact arabihanirwa uwo mwanya. Twagiye tugira kezi niba mwaragiye mumanuka mwarabibonye aho twamanuka tugasanga gitifu yahohoteye umuturage mu buryo ubu n'ubu hari ibi bya ruswa n'ibiki byose. Ukwezi kw'imiyoborere buriya biragoranye ko meya timu yo ku karere igera kuri buri kagari cyangwa kuri buri murenge, ariko at least muri kuri kwezi kw'imiyoborere akarere kose ni ukumekinga sure yuko kabaye covered, bityo ku buryo umuturage wese wagize ikibazo cyangwa ufite ikibazo aba yabonye hakigeza kandi kikakemukira mu ruhame rw'abaturage, bituma abaturage babona koko ukuri k'ubuyobozi buriho. Ubu gahunda ya leta guhera muri Minaroke kumanura kugera ku rwego rw'akagari, ku wa gatatu ni umunsi abakozi bose bakorera kuri tere. Ntabwo dukorera mu biro, ahubwo turamanuka tugasanga abaturage aho batuye, tujya gukemura ibibazo by'abaturage. Ntabwo ibigezweho ari uko abaturage bazamuka bazanye ibibazo, ahubwo twe turamanuka tukabasangayo. Ariko igihe cyose umuturage agize ikibazo n'ubundi n'umunsi wose niyaje turamwakira, ariko ku wa gatatu ni umunsi dukorera kuri tere dukemura ibyo bibazo byose, byaba iby'ubutaka n'ibindi bibazo byose biriho. Nzi neza ko hari abazungu bigeze kuza gushaka kuduha amazi, ntabwo nibuka ngo ni umuryango we bakorera, ariko bashaka kubikorera kuri SOS bagafata amazi epfi. Akarere kati amafaranga nanyure muri wasane cyangwa ku karere aribo babikora. Abazungu barigendera amazi turayabura. Uyu munsi tumaze imyaka n'imyaka nta mazi dufite. Ndatanga urugero nanone, ejo bundi World Vision baraje badukoresha inama, babwira abaturage ko bagiye kuduha amazi, bati tugiye kubaka ibigega dufite amafaranga na gutya. Bazana n'abatekinisiye ba World Vision, amafaranga bayanyuza ku karere. Tumaze imyaka 2 babivuze ko amazi babitubwira mu kwezi kwa gatandatu. Ibyo tubibona ku bayobozi benshi. Oya reka mbanze ntabikubwira neza, ariko arabibona ko ari ushaka kurindira. Reka twumve icyo berekeje, nyamuneka reka twumve icyo babivugaho. Ibaze minisitiri w'igihugu ugomba kubanza kumenya icyo babivugaho, bande subwo. Ariko hari ikintu cyo kuvuga ngo ifaranga y'u wanjye yatakaje agaciro. Erega ibyo ngibyo bizagira ingaruka kuri business yanjye no ku bukungu bwanjye ubwagiye arishakira comfort zone akabireka. Yabireka agiye nkabibura, nabibura umuturage akabibura. Mu kuganira bashaka ishusho y'imiyoborere buri wese afitemo uruhare, aba banyarwanda basuzuma icyo twakwita kamere nyarwanda, banayireba mu buryo batura bavuga ibiriho, byaba bigenda neza n'ibigoramye, ndetse n'ibyo batemeranyaho ariko bifite akamaro. Ubusanzwe uko kugira ibitekerezo binyuranye bijya biba umusemburo w'imiti y'ibibazo bimwe na bimwe. Abaturage turatinya, hari n'icyo ushobora kubona ukabona ububi bwacyo, ukabona n'ukuntu wenda bagikosoye cyaba cyiza, ariko noneho ukavuga uti ninyivuga ndaba niteranyije n'umuyobozi, niba ari uwo mu mudugudu nimvuga ndimuka, ugaceceka, undi nawe yabibona agaceceka, ikintu kikazakura kazajya kumenyekana ahubwo cyarabaye kinini kandi cyarashenye byinshi. Icyo rero kugira ngo kiveho nabyo ni imbaraga z'abantu bagatinyuka. hari karacteristique yacu nyarwanda yo kutavuga nibyo yatubwiraga rero nko muri aka kagroupe uko twari tumaze kumenyerana tugira gute, ariko ako kantu kagomba kutubamo. Niba mbonye ikintu kibi koko ngomba kugira aho nkigeza, ngomba kugira aho nkibwira. Abaturage baranenga uretse no kunengera mu nama z'abaturage dusanzwemo, ariko no mu zindi forumu baranenga. Mujya mubona abaturage dufata umwanya tukajya kuri radio. Ejo bundi muri weekend ishize twari no kuri RC Huye tubwira abaturage progress y'imihigo bahise kuva 2:30 kugera 4:30. Abaturage bagatelefona batari ko ahangaha turabashimira ko byakozwe, ariko mwibuke mu mihigo itaha ikirari kiniki dore cyaracitse, bakabivuga batari ahangaha nubwo mwabigezeho, ariko
executive w'akagari kanaka ntabwo yabafashije muzamuhindure, ugasanga abaturage bari kubaza ibyo bibazo. Abaturage rero bagira umwanya wo kunenga, uretse no kunenga nk'ubwo buryo bwa radiyo no mu nama z'abaturage baranandika, mujya mubisoma mu binyamakuru bitandukanye. hari leta iraje isanze ibintu byapfuye, people there have gotten together, bashyizeho government, bashyizeho umurongo, bashyizeho those structures, kuzumva ko umuturage at the lowest level arusha cyangwa nyibufu na psychologically ntabwo byihuta cyane, ahubwo noneho ya central government ni ukugenda yubaka inzego. I think it's being done, yenda n'ibikorwa ku buryo twifuza bwihuta, kandi nabyo bifite aho bituruka. I mean turavuga mu post genocide, post hari ikigenda gihinduka, ariko ntavuga ngo urugendo ruracyahari kandi ruracyari rurerure, kuko igikenewe ni uko buri muturage wese mu byiciro byose atangira kumva ko ubwo ari uburenganzira bwe bwo kubaza umuyobozi. Ubuyobozi buri munyarwanda agizemo uruhare ni urugendo rukomeje, kandi bigaragara ko benshi bashishikajwe no kurugendamo bemye. Ni mu gihe kandi bazi neza ko uwanze kuyinyuramo aba ayobye, kandi ko agarukira kure nta n'uzi niba atanaherayo. Gusa uwitegereje aho uru Rwanda ruvuye n'aho rugeze, abona nta cyamubuza kwizera ko rugana heza. Ibanga rikomeye ni ukumenya kugendana ikiganza mu kindi abayobora n'abayoborwa.